mwaramutse. The country director of Food4Hunger International and the team from Food4Hunger International and the other partners nagira ngo bashimire no kuba mwarateye intambwe kugira ngo muze gufatanya natwe muri aka karere ka Karongi by'umwihariko muri Inenge ya Uganda, Gashari na Burundi. Ni ibyishimo cyane kuri uyu munsi w'ubuyobozi bw'akarere. Uyu munsi umunsi w'ibyishimo watuye hano muri aka gace twese mugaragaze ibikorwa bikomeye cyane by'intangarugero by'inyubako, ariko ntabwo twashimishijwe gusa n'inyubako, igikomeye cyane n'icyo zatangirwamo. Mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi rero turashimira n'abashyitsi baturutse hirya no hino, yaba baturutse mu tundi turere bakoreramo ndetse n'abaturage b'aha ngaha. Twateye iteka cyane cyane n'iki gikorwa tugezeho. Mbere na mbere iyi training center iri mu mihigo y'akarere kacu, kandi ubu nk'uko mubizi turi mu gusoza imihigo y'umwaka. Twitangiye natwe rero tubanye no kugira ngo imihigo twiyemeje gushyira ubufatanyabikorwa Food4Hunger, ubufatanye bwiza kandi bwageze ku ntego yabwo nk'uko twari twarabyiyemeje. Ikindi ntabwo ngaruka uyu munsi dushimira cyane Food4Hunger nuko ibyo biyemeje kandi twasezeranye byagezweho. Ntabwo tureba gusa inyubako, harimo ibikorwa byinshi nk'uko twabonye, ariko tuza no kubibwira mu kanya mu gufasha urubyiruko cyane cyane rw'abakobwa bateye inda zidateganijwe z'imburagihe, ariko bakaba barubakiye ubuzima bafite icyizere cyo kubaho nk'uko twumvise mugenzi wabo ngaho bahagaze aha ngaha bitubwira. Ikindi ni ibikorwa by'ubuhinzi byo gufasha abaturage kongera umusaruro cyane cyane ubuhinzi bw'imyumbati n'ibindi bikorwa bitandukanye umuryango Food4Hunger International ufasha mu karere kacu. Nagira ngo rero icyo tugira ibikorwa byinshi, tugira abafatanyabikorwa benshi, ariko iyo umuntu aje agishimangira cyangwa aje kwiga mu gihugu cyahisemo aba ari umurongo mwiza, kuko ari umurongo wari usuzumwe n'ubuyobozi bw'igihugu ukagaragaza ko ariwo uzafasha abaturage kuzamuka no kuva mu bukene. Dufite gahunda rero yita graduation cyangwa yo kwivana mu bukene. Mu byo dusaba cyane ngira ngo hari imvugo abantu benshi bazi ituruka ku Bashinwa, aho bavuga bati aho kugira ngo ifi uzanyereke uko nayirobera kugira ngo ejo n'ejo bundi niyobera. Icyo rero kijyanye n'uko Food4Hunger yabasha kubikora. Ntabwo batanze ifi, ariko batanze ubumenyi butuma ingabo mu kwiyobora. Icyo dushaka kuvuga aha ngaha ni uko ari ibijyanye na gahunda y'igihugu cyacu yo kwivana mu bukene. Ntabwo twifuza umuntu uyu munsi uza akavuga ati ngiye guha umuturage ibyo kurya, ngiye kumuha imyenda, ngiye kumuha minerivare. Ibyo ngibyo we n'abaturage bari aha batumve bene izo mfashanyo n'iz'igihe gitoya ntacyo zimara. Ikintu gikomeye muri iki gihe ni ukuguha ubumenyi wowe uzakoresha kandi wageza no ku bandi. Abantu rero mu gihe kirekire gishize twari tumenyereye abaterankunga, ariko kera niko twabitaga ngo ni abaterankunga, ariko tukita abafatanyabikorwa, aho umuntu abona ONG akabona yuko abonye umuntu umuha iby'amaramuko, akamuha yamuha ibyo kurya by'uwo munsi, yamuha amafaranga makeya, yamutumira amahugurwa nk'aya muri 2020, akumva n'utaha ari uzundi uzamutumira amahugurwa. Ariko mu by'ukuri hashyira imbaraga mu kumenya ikizamwamba cyangwa se ikizamugirira akamaro mu gihe kirekire. Uyu munsi rero mu byo dushima cyane Food4Hunger yakaba yaraje igatanga ibyarahani, igaha amafaranga bariya abakobwa cyangwa n'abandi baturage, igafunga mu miryango ikigendera, igakora raporo nziza ati twafashije abantu. Ariko bajya gusuzuma ugasanga ibyo babonye byari mu by'akanya gatoya, ntabwo abo baturage ntacyo bigejejeho. Igihugu cyacu cyafashe umurongo, kandi nsaba n'abandi abenshi ko turimo barimo kubikora abafatanyabikorwa, ariko cyane cyane twebwe abaturage tugende mu buryo bukorwa batugeneye. Tugomba guhumuka amaso tukareba kure. Ntabwo baguha ifunguro ry'umunsi umwe, ntabwo waba ukiri ku kibazo cyawe, ariko ikintu dukeneye cyane tunashimira Food4Hunger n'abandi bafatanyabikorwa bakora, nubwo ari umurongo leta yasuzumye uri muri gahunda nyakubahwa perezida wa repubulika y'imyaka 5, 2024-2029, aho hashyirwa imbaraga cyane mu guha ubumenyi abantu. Ubumenyi ni isoko idakama.
iyo wamenye ikintu ubonye igishoro gikomeye cyane. Hari abantu benshi bakora ibintu nabi kubera kugira ubumenyi buke. Iri shuri rero tubona ahantu twicaye ntabwo ari ukubera ko ari ahantu heza cyane hasukuye gusa, icyo dushaka ni ukuvuga ngo tuzajya tuhakura iki. Ari Inenge ya Gashari itari mu munsi Uganda ndetse na Burundi aho umuryango ukorera, n'indi Inenge ariko ndabizera ko Food for Hungry nk'uko twafatanyije usibye kuba ibikorwa by'abikorera muri iyo mirenge, ariko turifuza ko kino kigo tuzakifashisha imirenge yose y'akarere ka Karongi, yewe n'utundi turere twashaka kuko icyo tureba twese turi Abanyarwanda twaza gukoresha aha ngaha nuko tuzajya tuje kwigira ubumenyi. Reka mbere ku bumenyi bukomeye cyane nahoze kuvugana n'abayobozi ba Food for Hungry twifuza ko tuzakorana mu myaka iri imbere. Abaturage bacu benshi barabizi ko bakora ubuhinzi n'ubworozi, ariko mu bintu dusoje cyane, ibintu dufiteho ubukene cyane ni ubumenyi mu buhinzi. Umuntu azi ko guhinga ari gufata isuka agakubita gusa agashyiramo umwaka wenda yagira amahirwe yo gukera atagira amahirwe y'ibigere kuko yarangiza akita ko ari umuhinzi. Ariko ubuhinzi bw'uyu munsi tugezweho uyu munsi bugomba guhaza imbaga y'abantu benshi, ubikora bikamugirira akamaro n'abandi bikabagirira akamaro, kuko umurima wawe ujya si uwawe wenyine, itungo ryawe ntabwo ari iryawe wenyine, uraryitungiye ukaritugira n'abandi, kuko nkeneye amagi aturuka ku nkoko zawe, kuko ngeze n'umworozi wawe. Mwarimu akeke ko najya kwigisha umwana wawe nataha abona amata, abona ibitoki, abona imboga, abona imbuto. Indwara rero byari gukora ntugatekereze kubyigurira wenyine, aho gukorera abantu benshi. Itabikoze ikinyamwuga rero bituma ku isoko tugiye tukabura ibyo dukenera. Kabone niba ufite amafaranga ukabigura biguhenze, kubera yuko wowe wize ubuhinzi cyangwa ubworozi utabikora neza kugira ngo uhaze isoko. Ariko noneho igikomeye cyane nawe ni wihaze. Ibyo rero akaba ibyo dukeneyemo iri shuri, ngenda ry'iri shuri isenta nayo iri shuri y'ubumenyi igomba gutuma dukora amahugurwa n'imyirura mu mihingire yacu, imyorere yacu, mu majyambere y'agace kacu kw'ishoramari ry'abaturage. Rero ndagira ngo musabe abantu bari aha ngaha cyane cyane twebwe abayobozi tugomba gufatanya kugira ngo abaturage bacu bagire imirimo. Umurenge wa Gashari Uganda Burundi iri imirenge ikennye mu karere kacu. Ubukene bwa mbere turebera kugira umuryango ugira ibiribwa bihagije. Igihe cyose umuryango ubasha kubona amafunguro baha abatuye umuryango ahagije igihe cyose. Turi mu mirenge rero idafite ibiribwa bihagije. Hari ubumenyi rero tuzakura muri iyi senta izaduha ibiribwa bihagije. Twavuze tuvugana n'abafatanyabikorwa ko usibye igihingwa cy'imyumbati badufashaga, turashaka ko dushyiramo igihingwa cy'iraha. Twabisuganiye bagiye kuzajya isuzuma igenamigambi ryabo, turifuza ko imirenge tubona amakamyo apakira ibintu bijya ku isoko i Kigali, Karongi za Ruhengeri na Kwishyura za Muhanga n'ahandi. Ntabwo bihagije kuba dufite icyayi gipakirwa amakamyo kuko twese duhinga icyayi, abahinga kirabaha amafaranga, ariko dukeneye ibihingwa bijya ku isoko. Iyo ubona mu murenge wawe nta modoka ipakira ibijyana ku isoko, icyo ni igipimo cyo kumenya ko hari ubukene, kuko nta kijya ku isoko bivuze ko umufuka nta kinjiramo, utajyanye ku isoko umufuka nta kiba kinjiramo. Rero tugomba kubona yuko tujyanye ibintu ku isoko, kandi iyo wajyanye ku isoko biba bitanga icyizere kuko ntiwatwara ku isoko uyigire cyangwa wicuze, biba bigaragaza ko hari ibyo wasigaranye ibyo kurya. Iyi mirenge rero cyangwa n'indi mirenge yose mu karere ka Karongi tumaze igihe tuba kuri iyi misozi yacu ifite ikibazo, ariko nicyo gisubizo cy'isenta yo kutwigira ibibazo dufite mu butaka bwacu. Ese nta gisubizo cyaboneka? Ariko ubumenyi bw'ubuhinzi icyo bivuze, ubutaka bwacu busakira, hari ibijyamo umusaruro uboneka ahandi natwe tukawubona, agira udutunga agira ibyo gusa. Niyo mpamvu aka gace kacu kari mu bice bikunza bifite amahirwe yo kwera ibirayi ubwinshi. Ndavuga ibirayi kubera iki habuze ibigori, nuko umusaruro wabyo kuri hegitari mu byo tuziga aha ngaha ukubye inshuro zirenze 5 w'ibigori, kandi ibigori byera amezi 5 hano iwacu, kandi biragera amezi 3. Kuvuga ngo muri amezi 5 y'ibigori aho w'ibigori njye naba nahinze ibirayi kandi nkahinga n'ibishyimbo muri amezi 5 wowe ugitegereje ibigori ko bivamo. Ibyo ni bimwe mu byo tuziga rero. Mvuze gakeya kubasogongeza kugaragaza inzu twatashye uyu munsi itazaba inzu nziza tuba ngo tubari urugo yacu twatashye ifite amakaro
ufite amazi kwambaye imyenda myiza ariko igasigara aribyo bita mu cyongereza ngo white elephant. Igikorwa cyakozwe cyaho kiza ku isura ariko nta kintu turashira fatanye ko ariko ntabwo ariho dutegereje ko ariho bazatuvana muri iyi rwabo ibidufitiye akamaro. Ubwacu rero ubuyobozi ari abantu bafatanya ibikorwa tugomba kubisesengura tukajya mu bihugu byacu muri amatsinda tukihutaka tukaba ubutaka bwacu yamutore itakiresha kuri itakirana harasabwa iki harajya mu Rwanda gute harajya mu Zambia gute harajya itega na gute birakiko kiyegimo ubumenyi bw'uyu munsi ntabwo uri nko bakora muri basani ubutaka bwaratumbutse bwinshi bwacu bwariyongereye impinga gutekereza yaje birasaba gukoresha ubumenyi bwita siyansi kugira ngo tuzabonere kandi ni ibintu byose byoroshye abantu biga mu rurimi bumva ukajya iwawe ugafata akarima ugafata nka eshanu ukawuteka kirimo ishwagara risabwa ukagushaka kuvemo ugashyiramo iteka cyangwa dapu cyangwa ire reka mpige kuri santimetero z'izi iki mbagare iki mbagare iki hanyuma nurangira gusarura ukire ku munzani ubuguti ibirayi ivuyemo imyumbati ivuyemo marakuja ivuyemo inanasi ivuyemo uzishyire mu isoko nkurikije ibyo yarashoboye ese narakuze cyangwa narakuze ubumenyi rero nuko tuzigira ahangaha muri zino tuziri ubworozi tujya tubona imodoka zipakiye icyayi zibisikana zipakiye ibirayi n'imyumbati zibisikana zipakiye amagi zibisikana zipakiye inyama z'ingurube cyangwa amata. Ni muri ubuhinzi bworozi amajyambere cyane ntabwo watera imbere udakorera ibikorwa byo mu isoko. Dufite isoko ry'abaturage n'abahakurya muri Kongo kuva aho ngaho ugera ukaho cyangwa ingoma ni hafi. Abagenzi bacu b'abaturage n'igihugu cyo hakurya Uganda bapakira amakamyo y'amagi bakaduca bakajya gusura amafaranga bikatugamba rero ishuri zadurere imbabuzo yo guhinga ubukungu bwacu kandi birashoboka. Aho ubushake haracyagera icyangombwa n'ubushake ugatera intambwe yo kugerageza ugakora. Ndifuza yuko ishuri ritangira kwigeza umusaruro muri uku kwezi kwa kabiri tugiye kujyamo kwigisha abantu bifuza guhinga ibirayi. Turateganya kubajyana mu rugendo shuri akarere tuzi kaho zigafite inzara ntacu ikanyagura nyamagabe uyu munsi bajyanira byinshi dufite ibitero baragabura Kigali bari hafi gukuramo amajyambere twayituye. Ndifuza ariko mu biro twayikaye ubuyobozi bw'imirenge n'abagoronome turifuza ko ari ibyo bazaza tukiga tukaza tukiga teori cyangwa se inyigisho z'ubumenyi tukazajya mu mirima ya bagenzi bacu bakatwereka dore ko natangiye aho ngeze dore icyo navanyemo bityo natwe mu kwezi kwa cyenda tuzatangira amahugurwa mu buhinzi bwacu. Umwaka utaha tuzaba tumaze kugira abaturage benshi bajya muri ubwo buhinzi buzafite amafaranga bifite n'ibiribwa mu ngo zabo bihagije. Dear guests from Food for Hunger International, my discussion was especially on the use of this facility. We don't want to use this facility to see it as a very beautiful building. We don't want to see it as a white elephant. We want to gain knowledge through this very good facility by training of our farmers. We want to make sure that our farmers have got good agricultural practices and animal production, so that by 2-3 years to come, we will celebrate not only the celebration we have had today here, we will celebrate the impact that has been as a result of this investment that has been done here. We want to, as we talk in the office, we are having a value chain of Irish potato and some horticulture like passion fruits, pineapple, livestock, especially the poultry farming, piggery, and the dairy farming. These are key components that we are looking forward to make sure that there are communities that are engaged in those agricultural professions are going to get knowledge and skills here in this training facility. And then, starting in the upcoming season of September, we want to see the first cohort of people that we are going to train using this facility by July, so that the first cohort, after getting the basic training, we are going to conduct a field visit in the areas where we have seen growth in terms of food production that used to be the same as ours today.
so that by September we have the first people who are going to start evaluation of rice potato, and using the same facility we are going also to increase our production, nitrogen, poultry, and other areas that we find that are very useful and has got multiplier effect in our economic development. Ndabashimiye ijambo nabyo noreze today when mutamate byo nashaka bisobanura kugira twashaka kumukiri muri Kinyarwanda dusangira amakuru y'icyo twifuza tuzafatanya muri iyo process. Murakoze cyane kandi twishimiye ibyo twagezeho gutaha ino trade.